ngaho bari bagiye yakurikiye ntabwo mbizi ntabwo kumva inkuba igeramo imbere ntabwo gushobora kumva umbabarire nkomereka ariko simve mbona nta bundi buhungiro ibyo byose muri njyewe nabonaga nta buryo nabacikamo ntakomeretse kubera ibyo ndi kubona ese byagenda gute umbabarire nkomereka ariko simve bankomeretse ariko simve Imana niko byagenze baraje bakajya bajyana umwe uwo bakubise umuhini ubwo buhiri bwabo butema imisumari bagushyiraga hejuru y'icyobo bakubita ugwamo uwuteye icumu mu rubavu ugwamo undi akubita icumu undi akubita ubuhiri undi akubita umuhoro mbese Mana yo mu ijuru sibye Imana yonyine turi ihangane komera umura ntabwo bizongera ihangane komera Imana yarakunamuye guha no gushibukaho umura komera buriya hariya hantu hari abantu b'abarundi abasore b'imigirigiri rwose b'abarundi bakoze akantu hariya bakoze jenoside cyane bakoze jenoside batema abantu cyane yuko hari bateranagamo n'amagrenade kuko niyo washyikiraga ku barundi b'abahutu baraguhorahozaga nk'Imana nyine yahabaye yego reka tubashimire kandi tunabasuhuze mwebwe mwese mudahwema kubana natwe uko bukeye n'uko bwije uyu ni wa mwanya n'ubundi tugira gutya tukabazanira abatumirwa bo mu byiciro bitandukanye ariko by'umwihariko muri iki gihe cya none turimo twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 murabyibuka cyane ko turi kwibanda cyane ku buhamya bwa bamwe mu barokotse jenoside abarokotse afite ubuhamya bagenze inzira y'umusaraba itoroshye turimo tugenda rero tubazanira bamwe muri bo kugira ngo bababwire inzira y'umusaraba banyuzemo kabone n'ubwo hashize imyaka 31 baracyabyibuka nk'ibyabaye ejo kubera yuko ni igikomere gikomeye n'ubuzima butoroshye n'urugendo ruvunanye rero ndagira ngo mbwire wowe unyumva by'umwihariko tubanze gukomeza abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 tubabwire ngo nimukomere aho muvuye niho hakomeye kuruta aho mugeze kandi Imana izarushaho kubakomeza muhumure Imana ibari hafi ikindi twavuga nuko turimo tugenda urugendo rwo kubaka igihugu dukoresheje umusanzu wacu w'ibitekerezo n'ubushobozi imbaraga zanyu zigoranye kubera ko mwashenjaguritse mu mitima nazo turazibona murazitanga Imana ikibaho umugisha hanyuma rero ndagira ngo murabona ko imbere yacu dufite umutumirwa kandi n'undi mutumirwa wakoze kuza mubyeyi wakoze kuza kandi tubonero no kukubwira ngo wihangane ukomere banza wibwire abantu bagiye gukurikirana ubu buhamya babwire amazina yawe hanyuma numara kubabwira ngewe ndi bugusengere nk'ibisanzwe kugira ngo nubundi utangire usangize abantu urugendo rwawe rutoroshye iyo nzira y'umusaraba wanyuzemo reka rero ubanze ubasuhuze murakoze cyane nishimiye kubasuhuza amazina yanjye rero nitwa Murekatete Gloriose yego naturutse mu karere ka Kamonyi yego umubyeyi afite abana bane yego karere ka Kamonyi niho mutuye yego niho dutuye Irugobago yego mfite abana bane tubanje gushima Imana ko Imana yaguhaye abana yego reka rero ngusengera Imana kugira ngo tuze kwinjira mu mwanya w'ubuhamya nyirizina Mana yacu nziza Mana ikomeye turagushimiye cyane ko uyu munsi ku inshuro ya 31 twibuka jenoside yakorewe abatutsi
turi kumwe na mushiki wacu ugiye kutuganiriza akatubwira inzira y'umusaraba nk'ubuhamya bw'urugendo yagenze mu gihe cyari icuraburindi. Ndagushimiye ko wamurinze mu bo wemeye ko baba bahumeka umwuka bazima uyu munsi, nawe arimo uhimbazwe. None rero Kristo mubashishe, kuko icyo agiye kuvuga ni ubuzima bwe, ni urugendo rw'ubuzima bwe, ni ibyamubayeho, ariko tumusabiye cyane kugira ngo umukomeze, kuko ntabwo byoroshye kuvuga umubabaro ugera ku igufa, umubabaro ushenjagura umutima biragora, ariko ndamusabiye kandi sengeye cyane n'abazakurikirana bakumva ubuhamya bazubakike, bizabatere kubaka u Rwanda ruzima no gutanga ibitekerezo bizima bituma ibyabaye bitazongera. Ndagushimiye ko wumva gusenga, cyubaro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo mutangire mutubwira urugendo rwose, hanyuma Imana ibane namwe. Murakoze cyane. Urugendo rw'ubuzima rero rutigeze rutworohera. Mu by'ukuri nubwo nari umwana ariko hari ibyo nagiye mbona. Uriya wari umwana ufite nk'imyaka ingahe? Wari ufite imyaka 12. Uko bisa kose umwana w'imyaka 12 hari ibyo abazi bikeya. Hari ibyo abona nyine akabona ko bitameze neza. Ubundi twabaga i Kigali. Mwabaga i Kigali? Noneho muri uko kuba i Kigali rero hakagenda habaho ibintu nyine bitandukanye. Mama na papa barabanaga nta kibazo, duturanye nta kibazo, ariko igihe kiza kugera mbona bakajya bavuga ngo inyenzi zateye ngo Inkotanyi, utuntu nk'utwo twajya kuvoma ku migezi twari dufite ahantu bita mu rutoki, ukabona abantu igihiriri bati inyenzi barazivumbuye, turi abana nyine twibaze ibi ni ibiki. Urutoki igikondo? Yego. Ubwo rero nk'umwana narabibonaga nyine, wenda tukagera mu rugo tukavuga ati twabonye abantu bavuga ngo bari kuvumbura inyenzi. Ubwo rero haje kubaho igihe twumva ngo Rwigema yapfuye. Rwigema yapfuye, icyo gihe abantu barabagenda bikoreye umutumba ngo Rwigema yapfuye, bagiye kumuhamba. Nk'umwana nyine nkabibona simbitindeho cyane ko nta n'ibintu bidasanzwe iwacu bajyaga bambwira byerekeranye n'Abahutu n'Abatutsi, ntabwo nari mbizi cyane. Noneho rero Rwigema amaze gupfa, hari ukuntu ibintu nyine bitagenze neza. Abatutsi nyine ntabwo babonye umutekano, hagiye habaho gutotezwa ukuntu nyine, nubwo byari bitarasakara ariko hari ukuntu nyine batotezwaga nyine, ukabona ibintu ntibimeze neza. Byabaye ngombwa rero ko iwacu bavuga ko tugiye gutaha mu cyaro. Icyo gihe cyari igihe bitaga ngo ni ikibyitso. Yego. Abantu benshi bagiye bataha mu giturage aho bakomoka. Bibuka ko twabyutse ari mu gitondo, kuko wacu aravuga amasasu amaze iminsi avuga cyane mu mujyi wa Kigali. Avuga ati rero ntabyo muze dutahe tujye mu giturage. Ubwo twaragiye nyine tujya mu mujyi hariya, hari imodoka zajyanaga abantu buri komine bafata abantu bayo babajyana. Yego. Baratujyanye batugeze i Butare mu mujyi, hari ahandi hantu badushyize ngo dutegereze abayobozi b'amakomine mugiye muturukamo, baba aribo bazaza kubatwara babageze aho muturuka. Twaraharaye, buracya turahirirwa, tubona nta cyitabwaho, tubona nta muntu wo kuza kuhadukura. Kuko wacu rero avuga ati rero mugore uze tugende n'amaguru ntabwo tuzananirwa kuhagera. Icyo gihe twavuye i Butare mu mujyi, iwacu ni icyahoze ari komine Kigembe, uyu munsi wa none ni akarere ka Gisagara. Muri Gisagara? Yego. Hafi y'Uburundi ahantu bita mu Mparamirundi. Ndahabona. Mparamirundi ndahabona. Yego. Ubwo rero centre yacu bayita Nyaruteja. Nyaruteja nayo ndahazi. Yego. Ubwo twaragiye n'amaguru nyine, turagenda bitoroshye, inzara, inyota, urumva
iminsi yari ishize turara ahantu hatari heza no kwimuka ntago mwimutse abana ntago biba byoroshye mu by'ukuri yego twaragiye rero n'amaguru tugera kwa nyogokuru wanjye ubyara papa ari nijoro twajya twanonye mwananiwe cyane neza inzara inyota byose yego nyogokuru aratwakira papa wacu nyine yamutekereza amagenzi impamvu tuvuye mu mujyi wa Kigali ko bitameze neza nuko nyogokuru wacu aratwakira avuga ati ngaho nimutuze turebe iyo bizerekeza ubwo twarahabaye tumaze kuhaba tubaho nyine ubuzima bwo muri icyo giturage na mama wanjye na papa wanjye nta kibazo ibindi bibazo ari ibibazo nyine bidakomeye cyane kuko ho hariya ntabwo byari bwagere usibye ibintu byo guhwihwisa no kuba abantu bagenda bahwihwisa ariko ibyo bintu by'amacakubiri n'iki byabaga bizwi n'abantu bakuru ukabona nyine abantu bakuru ntabwo bafite umutekano n'ituze ariko nk'umwana wenda rikaba ryaguca mu gutwi ukumva baravuga ati inyenzi zimeze nabi inyenzi zigiye gutera zirarasa bidatinze rero nibwo igihe kimwe sinibuka itariki igihe kimwe habaye intambara i Burundi bica Ndadaye bica perezida w'Uburundi bita Ndadaye abarundi bahungiye iwacu hariya benshi cyane barahunga baraza babaha ubuhungiro rwose nta kibazo ndabibona Nyaruteje hegeranye n'i Burundi cyane yego kuko buriya abarundi turahahirana isoko turarirema nabo bakarema ibyacu impunzi z'abarundi zabaye aho yemwe hanatera n'icyorezo cya macinya icyo gihe kibi cyane kimara abantu icyorezo rero kiza kurangira abarundi ihumure wabo riraboneka batangira gutaha ndibuka rwose impunzi zitarashira neza mu iwacu mu Rwanda rwacu nibwo habayeho ikindi kintu tubona abantu bazanya Ruhengeri na Kibirizi tugenda nagiye ku isoko tubona abantu barahunze kuri komine barahari ikigo bita Serayi barahari ku isoko ryahari Nyaruteje barahari abantu ni benshi ntibazisaba abantu ariko abantu bakuru nkumva baravuga ko ari abatutsi bahunze babazanya Ruhengeri mbese ibintu byakomeye hirya iyo ngiyo bahunze begera baza gushaka ahantu babona umutekano ibyo bibaye aho ngaho bidatinze nibwo muri kwa kubaho ngaho nk'impunzi zahunze zituruka iwabo zimerewe nabi kubera amacakubiri y'ubuhutu n'ubututsi n'abantu bitwa ko ari abantu bagiye bakomeye bagiye batoragurwamo ukuntu bajya kumva ukumva nk'akana kayapfuye mwari muturanye kumva abantu bakuru baravuga ati mwari muzi ko bose ko bamujyanye bikakuyobera ibyo bibaye hashize igihe kitari kinini nibwo umunsi umwe twabyutse tubona imyotsi ku misozi tujya kubona ukabona nk'aho hakurya hariya umwotsi uracunda tukabona ahandi umwotsi uracunda twese biriya ni ibiki ariko wareba abantu bakuru ukabona bafite ikibazo barahangayitse baribaza ati turashize noneho turapfuye noneho turagira dutya babaga bazi biri kuba babaga bazi biri kuba nuko imyotsi iracumba inzu ziratwikwa abantu baricwa inka ziraribwa mana yanjye ibintu biradukomerera ubwo rero bitangiye ba bantu bo kuri komine na Serayi babatutsi bose bari baturutse za Nyaruhengeri na Kibirizi birawemo baricwa bateragamo amagerenade mu bantu bakajyamo bagatema kandi baraje ari impunzi ntabwo nabona ukuntu mbikubwira ubwo rero jye na mama wanjye twaratatanye na papa wanjye turatatana ubwo nta kiriya gihe ntiwabaga wari buhungire no mu rugo rw'umuvandimwe kuko nawe yabaga ahunga ukugiriye impuhwe wenda akavuga ati yaguhishaga isaha imwe akavuga ati mvira nanjye batanyica cyane ko n'itungo ry'umututsi waba utunze bari kwamburaga bakarirya yego turabizi umututsi cyemewe gusigara byose bive mu nzira yego ubwo tukirirwa tubundabunda nta nubwo twigeze tugira umutima kuvuga ngo twambuke tujye i Burundi kandi mu by'ukuri twari tuhaturiye kandi mwari muturiye i Burundi cyane rwose n'ubu twabaye aho rero twihishahisha hari umukecuru ndibuka wajyaga atubwira ati muze tugire imbahishe ariko nijoro muravamo mujye kure ahantu murara
yaba yanatetse akajumba akaduha nyine tukarya. Inkuru y'umwana isubira inyuma, wenda utaza kumva mvuga ngo mama wanjye ni iki, ntabwo njye mama wanjye yize abyara abana benshi, yamubyaye njyenyine. wowe wari umwe? Nari umwe. Nuko ubwo rero tubaho nk'ubwo buzima bwo kwishayisha gutyo, uwo mwanya ukabura mu rutoki, undi ukabura mu mubyuko, wumva induru zivuga, imbwa zihiga abantu, nk'abantu mwe, byari ibintu bitoroshye, byari bigoye, byari bikomeye cyane. Wajya ku muturanyi ugasanga inzu yahiye, bamwiciyemo. Nibuka neza ko hari umusaza twari duturanye, naragiye ngezeyo nsanga inzu iri guhanuka ishya, ibiti bigwa bimugwira, yahiriye mu nzu, basize bamuteye amacumu n'imihoro, bamusiga mwaho ngaho. Bamuteye amacumu n'imihoro? Yego. Inzu barayimutwikira? Bayimutwikiyemo nyine, iri kugurumana, igenda ishya, ibiti bimugwira nyine. Cyane ko hari n'inzu za nyakatsi. Zari inzu za nyakatsi, ariko uwo musaza yari umukungu, yabaga mu nzu y'amategura. Nta nzu batatwikaga? Oya, ntayo, uko yaba imeze kose barayitwikaga. Nuko rero ubwo ibyo bintu ngenda mbibona gutyo, ndazamuka icyo gihe mbwira mama wanjye nti ibyo mbonye ntibinkurikire, nti Karori bamwishe. Mama ati nti rwose pe. Umusaza yitwaga Karori? Yego. Ubwo haciyeho kanya ati Maritini nawe nuko, ati Bosiko nawe, mbese abaturanyi bose batuzengurutse, abantu b'abagabo nyine, cyane cyane ko ari nabo basombaga ahantu hari umwana w'umuhungu, buriya bashirwaga bamenye ko uwo mwana w'umuhungu yapfuye, kugira ngo hatazagira n'usigara hakabara inkuru. Abana b'abahungu barabahigaga cyane. Ubwo ngubwo tukajya turaraguza gutyo. Muri uko kuraraguza rero igihe cyarageze, baramfata, bamfatana, tugwa mu gitero njye na papa. Mama wacu ntazi ahantu ari. Wowe na papa barabafata? Baradufata. Bamaze kudufata, papa bamujyanye se, umuntu w'umugabo we bamufataga nyine, kabaga kamubonye n'ubuhiri n'inkoni, bagiraga ubuhiri bita hindizombwa. Ihangane, komera. Bagiraga ubuhiri bita hindizombwa. Hindizombwa? Umujyana bamuhondagura, nanjye baramfata barantwara. Komera, ihangane. Bamwe ufata amazi umweho wumve ko hari ko byahinduka. Ihangane, komera. Nuko baramutwara. Bamaze kumutwara rero, bamuhondagura, nanjye banjyana mu rundi ruhande bari bashyizemo abagore n'abana. Bamaze kunjyana mu ruhande bashyizemo abagore n'abana, bagendaga basomba nyine bazana kugira ngo baze kugenda kubacocera rimwe. Komera, wihangane. Komera umutima. Babwirana ati ese kwa kanaka bo mwabazanye, ese kwa kanaka bo bashize mwabishe mwabamaze, ntawe usigaye, ntawe wabacitse. Nuko bari barashyizeho imbwa zihiga mu mibyuko. Icyo gihe hari uburumbuke bw'imyaka, amasaka yabaga ari makuru, imyumbati, ibishyimbo, mbese hari ibintu pe, byari byeze rwose, byari bihari byinshi kandi ibishyimbo yari imiteja, ndabyibuka. ubwo noneho rero bakaba baramujyanye, bamwiciye uko ntabwo nari ndi kumwe nawe, ntabwo wongeye kumubona. Bamugejeje, bamunogeje bitewe n'uburyo babaga bamutwaye. Bati turagize amahirwe turamubonye, yari yaducitse. Bumvaga ko igitsina gabo nyine kitagomba no gusigara ubundi urebye. Turiya yari yaducitse. Ubwo ngubwo tukiri aho ngaho,
sinari nzi ibintu byo gusenga nyine najyaga mbyuka nkajya mu misa ya kabiri ku cyumweru ariko mu by'ukuri hari ikintu cyanje mu mutima mbwira Imana mu mutima wanjye ndabyibuka ndavuga ngo Mana ndabona hano nta buryo bwo kuhava mfite nta mbaraga mfite zo kurwana mu mutima wanjye niko nivugishaga ndabona nta buryo bwo kuva hano Imana rero yabanye nanjye ibyo nasabye koko niko byagenze baranjyanye mperuka bankubita hano uwo muhoro yego aho yangane komera ibindi bintu ntabwo najyaga nkunda kubivuga nuko Rwanda nabyo tugaha umusanzu abakiri batoya kugira ngo ahari turwane n'ingengabitekerezo ya jenoside hatazagira n'uwishuka akadamarara kubera ko yavutse jenoside yararangiye akibwira yuko urugendo rwa jenoside rwari rworoshye ntabwo rwari rworoshye niyo mpamvu rero hari igihe n'umuntu nyine ashinga ashira ariko akemera gutanga umusanzu ihangane ni umusanzu ni ijwi rizagera kuri benshi kandi n'ijwi ridasibama rihora rivuga haba ku manywa na nijoro ihangane ukomere yego ubwo nyine iyo naringeze ibyakurikiye ntabwo mbizi wamenye ibyo ari byo ntabwo namenye ibyo ari byo kandi nabonye ufite inkovu zindi ku maboko yego aho ku kuboko nayo si iyindi yewe Yesu Kristo byageze mu gicuku ngira ngo hari ngarura ubwenge muri icyo gicuku muri uwo mwobo yego ngarura ubwenge noneho nyine numva hari ndacyahumeka nkajya nibaza mu mutima ese ndi muzima sinapfuye ese nakwikoraho ahantu hose nkumva haratose ubwo nyine ni amaraso yari amaraso yaba yawe n'ay'abandi yari amaraso ko wari umuvu mwinshi cyane ubwo noneho nakabakaba nkumva sinzi ibintu ndi kumva najya kweguka nkumva ntabwo bikunda ndicara ndibaza havuga ibikeri nta jwi ry'umuntu wakumva abahirita ndibaza se Mana yanjye ndi hehe nize gute batari bashiramo umwuka bari guhorogoma yego noneho ubwo ngubwo ngerageza ibishoboka byo kugira ngo mbashe kuba nava muri icyo cyobo cyari icyobo kinini ukuntu kimeze nk'umungoti ariko kirekire nibyo babaga bacukuye icyo navuga nk'amahirwe nta muntu wanguye hejuru yego nta muntu wanguye hejuru nagerageje ibyo nshoboye najya kwegura nkikubita hasi kubera n'amaboko bari bayatemye yego najya kweguka nkikubita hasi imibiri y'abantu ikinashyushye iyi nepa aho ukoze wumva hanepa ukuntu ndangije ni nk'Imana nyine yabikoze kuko sinavuga ngo ni jyewe ntabwo wava amaraso angana gutya ngo mbwire ngo ufite imbaraga ni Imana yahabaye ngenda nkajya ngenda mpfukamye buhoro 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 mbona cya cyobo nkivuyemo nahagarara nkagwa natera intambwe nkagwa cyane ko nangiye kumanuka ahantu mu mikoki mu ntoki nuko kumanuka muri izo ntoki nigira inama noneho kujya ndyama nkibarangura nkagenda nk'umutumba hari ukuntu kera abana bashyiraga umutumba ku musozi ukagenda nyine utemba nyine nanjye mba ariko mbigenza
nagera ahantu hasa nk'akamanuko nkahita ndyama nkagenda nibarangura nkagera hepfo ahantu nkeneye kujya. Naragenze sinamenya ngo se nagenze ahantu hangana iki kuko kubera gutinya nyine kuza kugwa muri ibyo bitero ugenda uhoromborana wihishahisha sinari nkumva neza ugutwi kumwe kwari kwapfuye n'ubu ntago kumva. Yangane komera. Narengende ijoro ryose ndagenda narengende ijoro ryose muri kwa kugenda naje guhinguka ahantu ku mukecuru numva mfite inyota nyinshi n'icyaka arambwira ati ese umwana urava ukajya he ni nako ntidore ukuntu nabaye ntimaguye umukecuru nshyira mu nzu ati ngwino akujyana mu nzu. Icyambere ikintu nkorera cyambere mpa amazi yo kunywa. Birumvikana. Yampaye amazi ndagotomera nafite icyaka giteye. Niko bigenda kubera amaraso yaba yagushizemo. Amazi ndagotomera maze kugotomera ngati rero ntabwo byoroshye ihengeke hano mu kanya saa 10 ndakubyutse ugenda. Ndamubwira nta kibazo urakoze. Nari kwihengeka gute se nyine kwari ukugerageza kuko umubiri wose wari wamaze kubyimba uburibwe uraribwa hari umubiri ukagira igihe ukaba n'igiti. Ahantu hose nkoze nkumva ni nk'inyama nyine nkumva hose habaye inyama batemaguye byose byabyimbye nyine urahabona ari inkoko ariko byari biseye biteye ubwoba. Oya biragaragara. Umukecuru Imana imumpere umugisha. Imana imuhe umugisha. Nararyamye ubunyoni buvuze ati ngwino ndasohoka arambwira ati ca hano ndasohoka ndagenda nari nambaye akantu k'agatenge napfundikiye ku rutugu natoraguye nako sinzi n'ahantu nagakuye kuko ishati yo bari bayinkuyemo. Birangiye ndagenda ntekereza gusubira iwacu mu rugo. Ubwo hose wagenda guhura n'imbwa ziteye ubwoba zireba nabi ziguhunahuna no kuba zitarandiye nyine ni wa marayika murinzi w'Imana wabaga ariko umuntu agira ngo wenda azagire inkurabara. Naragiye byari byo gutekereza gusubira iwacu sanga nyine ni mu matongo. Wasubiyeyo? Nasubiye nsanga na matongo nsanga nta no kuba ari inkuru nsanga ndetse nta kintu na kimwe nyine gusa umutima warunjemo gutya ati hace. Ubwo ngubwo narakomeje ndagenda nkibakeba nca mu ntoki nca mu mikoki wagendaga wishahisha ntabwo wari wemerewe kujya habona. Amahirwe rero muri rwa rugendo rwose naragiye nshakisha inzira yanjye ahantu ku cyambu cyo ku Kanyaru kugira ngo mbone ko nahinguka nyine mu Mparamirundi. Noneho natembye ngana nshaka inzira injyana i Burundi kugira ngo ndebe ko wenda nakira. Ubwo rero narakomeje ndagenda unkeraho ngeze nagera aho ngera naniwe nyine nkicara naruhuka aho gato nkahaguruka. Inzara yo ntabwo umuntu aba akivuga uba warumiye nyine warabaye nk'ikinya nyine ubundi ubutaka batarabona mu by'ukuri. Nakomeje urwo rugendo rero igihe cyaje kugera mbona ngeze ku cyambu ku Kanyaru. Ku Kanyaru hari abantu benshi birumvikana abari guhunga nyine bakiri aho hafi za Mparamirundi ni imisozi biteganye usibye urwo ruzi ruba rucamo hagati. Abantu bambonye bavuza induru abarundi bavanze n'abanyarwanda barebye ukuntu nabyimbaganye ahantu hose. Imana yo kabyarira haba baramfasha
baranyambutsa bamaze kunyambutsa nkigera ku cyambu ntambutse Akanyaru ngeze mu butaka bw'u Burundi mba nkubitanye n'abantu banzi bavuze induru cyane baraboroga bararira bati mana yanjye we tuwa mwana ati uyu mwana se mana yanjye we ati yatawe mu wanjye twaga yata ati wa mwana wawe ngo yaracyariho mama wanjye yarambonye amera nk'ari nkuguye igihumure avuze induru ati mana yanjye we ati uyu mwana se ntabwo yapfuye abaraje aramfasha ati mwana wanjye uracyahumeka we yari yagezeyo mama wawe yego ari muzima nuko aricara ati ngaho unamujye mu reka nunamujye mu mugongo uheke nkajya mubwira ntabwo washobora ati wajya mu mugongo uheke ntabwo washobora mama nuko baraza abantu baramufasha uhereye izo saa nyibona mama nahise njya muri koma ntabwo nongeye kugaragara ubwenge nongeye gukanguka nisanga ndyamye ahantu bari gufashiriza impunzi zaba zifite ibikomere nyine zagiye zihura n'ibyo bibazo yego nakangutse nsanga ndaho kwa muganga nyine mu mpunzi nsanga nyine banyegeje ibisebe bankoreye nyine ubutabazi bw'ibanze mama wanjye akajya ndeba nyine ukabona amarira aramanuka nk'amazi ari kwibaza niba uzabaho nimba nzabaho ubwo birangiye rero ibisebe bagerageje kumfasha mu by'ukuri bagerageza kugenda babidoda ahantu rero bahadoze inshuro 3 birumvikana umuganga muto yahakora umukuru yaza ati yadoze nabi akongera bakahasubiramo igihe cyarageze badukura aho hantu bakujyana noneho mu bitaro bikuru by'ahantu bita Ingozi kubera babonaga byabananiye abantu b'inkomere nyine benshi barahabakuye babajyana mu bitaro bikuru by'Ingozi Ingozi batugejejeyo baradufasha muri aho nta kigemurira nta muntu ubazi usibye nk'umuntu ukoreshejwe n'Imana akabagemurira akavuga ati reka bano bantu mbahe icyo kurya bageze muri ibyo bitaro rero dukundwa n'abanyeshuri b'abarundi bakajya baduha ibyo kurya abarwayi barwajemo abantu bakugirira impuhwe nyine hari babandi bahanzwemo na satani bakagufungurira icyo kurya kuko hari ni buriya abarundi nabo bagira ikintu cy'amacakubiri cyane cyane ubyumva gikomeye kirenze no gukomera ugasanga barongorerana ati mbere aha ngaba ntabahera aba n'abanyarwanda yego ubwo nabaye aho mu bitaro igihe kitari gito pe ibisebe birambabaza birampahamura nabona muganga nkumva ntaye umutwe nkumva mbuze aho nkwirwa nkumva nakwirukanka kwazi ko agiye kongera kubikoraho kumwe bafata sizo bakuraho igipfuko byari byarantesheje umutwe muri njyewe numvaga narasaze rero naje kwigira inama mbwira mama wanjye ntuzi n'ikindi nshakira icupa dushyiremo amazi muganga ajya abasha kongeraho twabanje gushyiramo amazi byahehereye mama tese ati nta kibazo wowe njye ndababara cyane arabinkorera maze kubinkorera nari ndi ahantu iyo sare yari sare ihurutuye gutya nari ndi ahantu ku mpera muganga yaturukaga mu muryango namaze kumubona wamubonye yego icupa ryanjye nkahita ndifata nkashyiramo na hano hari indi nkovu nkashyiramo nkamuganishiriraho hano ho ntareba hano naho nkamugasukamo utuzi ubundi nkiryamira nkigira uw'ejo nkarindira ko muganga ngeraho noneho yangeraho yakoze aho size yakuraho bikoroha kwa kundi akantu k'agahu gafata muri kiriya gipfuko biteye ubwoba ndabizi mbaho muri ubwo buzima bututworoheye igihe rero cyaje kugera amaze kumera nk'uworohewemo nyine cyane ko hahoraga haza abantu batandukanye nyine b'abarwayi kwa muganga urabizi iyo bumaze koroherwa babakura ku bitanda bakabishyiraho abarembye yego bamaze iminsi itari mike kwa muganga kuko nta hantu ho kujya twari dufite igihe rero cyaje kugera mama wanjye aza gukundana n'umugabo nyine ko nabyita nk'amatakira ngo cyangwa kubura uko ugira babyita gushaka imibereho ubwo noneho rero akundana n'umugabo ariko ari bya bindi nyine byo kugira ngo yifashe tubone ahantu ho kujya
mama wanjye rero aho mu Burundi yego ntabwo yamfataga nk'umwana yaranganirizaga n'ibyo ngibyo yabanje kubinganiriza kandi yari yarabimenye ko nyine papa wawe yapfuye arambwira ati mwana wanjye nta hantu ho kujya dufite ntacyo gukora uriya mugabo yansabye ko tubana yari umurundi nagira ngo tubane tubone ahantu ho kujya ntabwo tuzaguma kwa muganga ariko ibisebe byari biri koroha byari biri koroha ariko icyo gihe n'ubundi hano iyo naryaga ikintu havagamo amazi menshi cyane birumvikana ahangaha haturukagamo amazi agatonyanga menshi hagiye kuzafatana nta nkuru iyo natangiraga kurya ibintu bishyushye aratonyangaga ukagira ngo ni nk'aya mazi ava ku mureko mama akavuga ati ariko se nava mu bwonko ibi ni ibiki nyine nkamubwira ntihangane buriya ntabwo twebwe twamenya ahantu aturuka igihe kizagera azashira ubwo rero yaragiye nyine bakuru uwo mugabo turabana nanjye turajyana ariko nawe muhurira n'ibindi bibazo bikomeye k'uwo mugabo ihangane komera muhura n'ibibazo bikomeye umugabo aranyanga koko akavuga atari ku wundi yacitse abishe gute kuki batamwishe koko inyenzi inkotanyi nanjye niko zitwa yasigaye gute kweri mama nyine akumirwa kambwira ati mwana wanjye ihangane ibi bizashira hari igihe bizarangira ntihangane ariko yaba yasomye nyine nk'akayoga urabyumva ntitwaryamaga uwo mugabo ahantu hateza amerera nabi bitoroshye pe noneho kera najyaga numva ko hari shangazi wabaga i Bujumbura nkajya nifuza kuzajyayo ariko nkibaza ukuntu najyayo nkumva nabyo ntibinyoroheye ko mwabaga Ingozi yego mu buhungiro impamvu tutagiye mu buhungiro twabaye mu bitaro igihe kirekire mu buhungiro ntabwo twari kubona ahantu ho kujya bari barangije gutanga ibibanza yego mu nkambi ntabwo mwari kubona uko mujyayo ntabwo twari kubona uko tujyayo ntitwari kubona nyine aho kuba bari bararangije gutanga ibibanza by'abahageze mbere yego ubwo noneho rero nkajya nifuza kugera i Bujumbura nkashakisha amasenge najyaga numva wajyaga uza kera iwacu nkamubona nkavuga ningera i Bujumbura byibuze nzaba mbonye ubuzima haje kuza umuntu rero avuga ati hari umuntu ushaka umukozi wo mu rugo umurerera umwana ati uyu mwana wamuma nkamumushyira mama aravuga ati nta kibazo mama arabinganiza amaze kubinganiza ndavuga nti rero nanjye nabungize amahirwe nkagenda nkaba hano kuko n'uyu mugabo wawe ntabwo nyoroheye nuko izo zose ni ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi zose ni ingaruka kuko iyo atabaho ntabwo mba naragiye kubarwa ntambaho hose ntabwo mba narahuye n'ibyo bibazo byose mboneraho no kubwira abantu ngo ntibizongere abanyarwanda nibareke tuba umwe turi bamwe turemye mu ishusho y'Imana ntabwo Imana yigeze irema umuntu n'umututsi yaremye umuntu yarebye umuntu mu ishusho yayo naragiye rero umumama aranjyana ngize amahirwe ajya i Bujumbura akujyana i Bujumbura ndagenda nkora akazi mbere umwana turabana ariko naho mpahura n'ikindi kigeragezo kitoroshye buriya abana b'abakobwa twaragowe sinzi umuhanzi wabiririmba abana b'abahungu nahasanze b'abakozi nabo ntibanyoroheye bakambangamira bagashaka kunkoresha ibyo bishakira nuko nkababara nkagira umubabaro
kababara nkagira umubabaro nkibaza se mana koko nk'ibi bizarangira ryari ese ko navuye kwa mama mvuga ko ndi guhunga aha ho ngeze ni gute ibi ni ibiki nkarira amarira yari yarampamye mu mutwe nuko ariko muri uko kuhaba ariko nshakisha shangazi wanjye ndabaga ahantu bita mu Buyenzi mu Ruvumera Buyenzi ndahabona yego hafi y'Umunyakabiga yego nzigabana na Nyakabiga ubwo rero nyine igihe cyaje kugera urenze ku Ishabi ndatekereza ndavuga ngo reka nshakishe shangazi maze kumushakisha shangazi wanjye ndamubona waramushatse uramubona nimero 12 kugira 12 nimero 56 niho yabaga Bujumbura rero izi nimero ubasha kubona umuntu vuba ndabizi uzi iveni ukamenyana nimero y'inzu yego najyaga rero kera numva abivuga noneho nkumva n'amazina y'abana be yari umuntu w'umusilamu w'umuhajati bavuga nti rero ngiye nzaperereza mpaka muri akantu umwana yumvise ntabwo ajya apfa kugakura mu mutwe igihe cyaragize shangazi ndamubona maze kumubona ndambonye akubitwa n'inkuba aravuga ati warasigaye narasigaye uracyariho ndi siko byagenze bite nterutse bamujyana ati mwana we mwereka inkuba umwereka ararira yamaze nk'icyumweru aryamye arwaye mubwira amahano yabaye mubwira ibyabaye mu gihugu aravuga ati mwana yo mu ijuru Imana ishimwe tukurindiye ukaba ugihumeka byibuze utubariye nuko byagenze ati suba hehe ndamutekereza amaguru ukuntu ageze muri Bujumbura mubwira impamvu yatumye nza arambwira ati komera nuko shangazi ati se urahita uza hano ndamubwira ntabwo nza hano ndarindira mpembwe nzahave mfite udufaranga ati nta kibazo cy'ingenzi ni uko ubonye homba nanjye nkaba nkubonye naragiye rero nsubira aha hantu cyane ko nari nasize umwana ntamusabye uruhushya maze gusubirayo ndagenda nicara ariko mvuga nti nagize amahirwe nabonye shangazi wanjye ibyo munkora byose ukwezi no gushira nzahita ngenda igihe cyaje kugera rero maze guhenga njya kwa shangazi maze kugera kwa shangazi ndahabaye nuko dufaranga duke nabonye ntangira kujya nirwanaho njya kurangura utuntu tw'utubuto ariko ni Bujumbura utereka akameza hariya ugashyiraho utwo turonji ugashyiraho utwo tumandirena yego ugashakisha nyine aho muri ubwo buzima bukomeye butoroshye udafite ababyeyi udafite umuvandimwe ariko Imana ibundindiramo Imana ikurindiramo yego imaze kubundindiramo nabaye kwa shangazi igihe kiza kugera nza kuhakujya kwa mubyara wanjye ahantu bita mu Kinama naho ndahabona mu Kinama mpageze ndahaba kwa mubyara wanjye hari abantu bari aho bitumiza za Kanyanga hahurira abantu b'ingeri zose zitandukanye nkamenyanira n'abantu abasore b'urungano rwanjye abatari urungano nza kuhakundanira n'umugabo ariko uwo mugabo babyara banjye bakanyigisha ukuntu ari we mwiza kuko ari umuntu mukuru ubwo harashize igihe kingana iki jenoside ibaye jenoside ibaye ni imyaka 12 ngeze muri 15 harashize imyaka 3 byabaye nk'I9 7 kiri mu mwana wanjye mukuru namubyaye 98 ufite imyaka 17 ubwo bwari ngezemo 16 nibwo wabyaye umwana wa mbere ubwo turakundanye babyara banjye bakambwira ati uyu nguyu niwe mwiza ko niwe mukuru uyu nguyu niwe wagufasha nanjye nabitekereza rero ubuzima mbahe mu nkumva nibyo koko ndavuga nti wa mugani wakwishakira umugabo aribwo wenda naba ngize ubuzima nkagira nanjye aho kuba ariko kuba mu ngo z'abandi narabyumvise koko
cyane ko yazaga akirirwa basengerera bakanywa bakabasha kunyumvisha nyine icyiza ari ugutaha. nta mujyanama muzima nari mfite wambwira ati have wa mwana uracyari muto. n'ubuzima nari ndimo nabwo bwanyemereraga kuba navuga ngo reka ngende ntangirane ubuzima n'uriya muntu koko birashoboka ko nkunda koko. umutima w'umuntu ni munini ntabwo wamenya ugukunda cyangwa utagukunda, ntiwamenya ukubwiza ukuri n'utakubwiza ukuri. najyaga numva amakuru ko inkotanyi zageze mu Rwanda ari amahoro ariko simbyemera. kubera ko wasize imihoro ari ivuga. avuga ntabwo bishoboka, ntabwo nzasubira mu Rwanda jewe. kera nta telefone zabagaho, iyo washaka kohereza ubutumwa ahantu ni ibaruwa. yego. hano umuntu wambwira ati byibuze bimeze gutya, nta n'uwo ufite wandikira ahubwo. reka da mwa bantu mwe nashakanye n'uwo mugabo ntabwo byatinze twarashakanye. tumaze gushakana ambwira ko ari umugabo nyine nubwo ari mukuru afite abana ariko nta wundi mugore afite. yari anafite n'abana. yari umusaza mukuru ngendangana n'imfura ye tuvugana. ngana n'imfura y'uwo mugabo. mbega ubuzima. bambwiraga ko umugabo mukuru ari ubasha gufata umugore neza, nanjye nkumva nibyo koko. ubwo twarabanye rero ambwira ko umugore batandukanye, ambwira ko afite abana, umusaba kunjyana yarambwira ati hoya ntabwo nakujyanayo, ibyo byo kukujyana nzakujyanayo ari uko twamaze kubana. ese tujye kwa shangazi ati hoya ntitwajyayo naho nzajyayo tumaze kubana. nk'umwana nyine n'amaraso bagwendaga n'ubwenge n'iki. numva nibyo ibyo ambwira. umugabo turabana, tumaze kubana ibyo nibwira ko ari ubuzima, ahubwo byabaye ibibazo bikomeye. bidatinze nahise mpura n'ikigeragezo cy'umugore yasize mu nzu atwita kuri wenda nkuru. yasize aho ngaho muri kubana rase. aho nkurikira yasize urugo, yari afite urugo n'umugore utwite ufite abana. araruta. arakubeshya ngo nta mugore afite. n'ababyara bawe bati sanga uriye. kuko yirirwaga abagurira. izo zose ni ingaruka za jenoside. zo kutagira undi umwana yari mu muryango, ba masenge baramuhana, ba nyina nabo bakamuhana, ababyeyi bakamuhana bakamugira inama. kurera ni ikosi mwa bantu mwe, kurera abana ni ikintu gikomeye. umwana basaba guhora hafi ukumakuma. ntuti mwana wanjye bimeze gutya, mwana wanjye bimeze gutya. mwabavandimwe namba ari ikintu nabonye muri ino si kivunanye, nubwo duhura n'ubuzima bw'abo twavunitse no kurera abana. rero umwana iyo adafite kirengera kivugira, aba ikibonetse cyose, yaba ikibonetse cyose, ushatse wese amukorera icyo ashaka, amujyana amwizeza ibitangaza kandi bidahari. ni nk'ibyo byanjye rero, ni nk'uko byambaye. nahise nkubitana na mukeba atangira kuza, ariko icyantangaje ni uburyo yajemo. umugabo akamwihakana akavuga ko atamuzi. nta hantu amuzi, nta hantu yamubonye. turiya nta hantu muzi. ntabwo kwari ukwigiza nkana yari amuzi. bari babyaranye birenze rimwe. yego. bari bafitanye abana bakuru, abangavu, ingimbi, abahungu. hano twita kurera. ndibuka ko iyo nda yibyayemo abana 2 b'impanga b'abahungu. urugendo rwanjye rw'ubuzima rero ntabwo rwanyoroheye na gato. nkimara kumenya ko ari mukeba
nawe si umwe gusa haje kuboneka n'abandi njye niswe ibandikazi wowe wahise uhinduka ibandi indaya y'umunyarwandakazi yatwaye umugabo w'abandi abagore noneho bakajya bampuriraho nyine bakuviraho indimi yego igihugu kitari icy'iwacu nta ruvugiro mfite umugabo rero nawe wabonye ko ibyo byamenyekanye imyitwarire yarahindutse atangira kurara iyo atangira gutaha bishatse atangira kunyereka isimbwe kandi yaranshatse anyereka ko ari umuntu udasimba imbana ibibazo byinshi cyane amarira adakama abakurikiye nabayeho gutyo nta nubwo byatinze nahise nsama mpura n'icyo kibazo cyo kuba nsamye umugabo arara iyo ashaka uwaraye iyo ashaka no kuguhahira amata kiguhahira ubwo rasi yibona iyo yatashye cyangwa atataha ukimenya nyine ukirwariza nari kwimenya gute ko nta kintu nakoraga byari bigoye ntabwo byari byoroshye iyo nagirirwaga ubu nabonaga icyo kurya ntakibona nkaburara cyangwa nkabwirirwa shangazi sinari kumugera imbere cyane ko nyine yambwiraga ko atanshingiye atankosheje kandi sinanamurenganya mu by'ukuri nari afite ibibazo by'abana n'abuzukuru be umwanya umwe hari igihe umuntu avuga ikintu uri mu bibazo kuvuga ati yampemukiye ariko ubundi mwanya ugasanga nta kundi ni za ngaruka zose nyine ni za ngaruka zose buriya ikintu kibaho kigateza ingaruka inini cyane ndende ikagenda igakora ku bantu ikangiza byinshi ari nayo mpamvu uyu munsi wa none nabwira abanyarwanda ko tugomba kuba umwe tukubaka igihugu cyacu abana batoya ntibakumva amoshya babyeyi ntimukoshye abana ibintu bidafite umumaro kuko ibintu by'amacakubiri no kuremamo abana bahutu n'abatutsi ntabwo ari inyungu nta nyungu irimo sibyo cyane rwose nta nyungu irimo umwana amwigisha uburyo agomba kubana n'abantu umwana amwigisha uburyo agomba kwitwara muri sosiyete umwigisha umuco ureka kumwigisha amacakubiri komeza rero tubwire nuko wahavuye kugira ngo wibone mu Rwanda uko nahavuye urumva nabayeho ntinye kuza mu Rwanda umugabo twarabanye antana inda ndatwita ndayisufurana arayigutana yego aragenda mbaho niyo nda mbaho narihebye mvuga nti ni ugupfa ni urupfu narabishyikiriye ntaho kubwira ngo umeze ntya ubwo nzarindiramo n'imyaka yawe 10 n'ingahe 16 hafi aho ko nibuka ko nabyaye nyine nujuje 16 ubwo igihe cyo kubyara cyarageze ndagenda nihamba kwa shangazi njyayo nk'umushyitsi ngenda bugenda bamdangewe byo kubasura ariko ndanyireka arambwira ati se uje kudusura wari waravuze wari waraheze hehe ikiyo ni iki nyine nicyo natekereje kuza kubasura ariko muri iryo joro ndayambujije amahoro nk'inda yari imvutsi biba ngombwa ko njyana kwa muganga ku gapirive bari baturanye anyuze ku gapirive narahageze marara ijoro rimwe marara irya kabiri ndindya marara irya gatatu ndindya nabyaye mu ijoro rya gatatu mbyaramo umwana w'umukobwa maze kubyaramo umwana w'umukobwa nahise mfungiranwa mu cyumba kwa shangazi oya kwa muganga kuko nta bushobozi nahise bwo kwishyura ibitaro adatoroka ibitaro bahise bagukingirana nta cyo kurya nta cyo kunywa umugabo yarantaye mbese nta kintu mama wawe ntazi biri kukubaho ntabyazi ako kanya nanjye sinemezaga ko mama ariho kuko nta makuru ariko haje kuboneka mubyara wanjye yemera kuza gusinya ko azanyishyurira ati umwana n'umureka atahe nzayishyura arabyandika arabisinyira kwihuse rero
igihe cyarageze menya amakuru ko mama wanjye ari hahandi wamusize yari yaraje mu Rwanda. ni ukuvuga ngo wowe nubwo wagumye i Burundi mama wanjye we yahise ataha. yego hari Ingozi ni hafi y'u Rwanda, amakuru yayumvaga cyane kundusha n'umuntu mukuru. Igihe kiregera aravuga ati ngewe n'ubundi umuntu baje kumubaho by'amasayidizi, reka nigendere ahita asubira mu Rwanda. Yego asubiye mu Rwanda rero yaje kugera igihe hari abantu bavuye i Burundi bavuye i Bujumbura bajya mu Rwanda, bari batahutse nabo. yego uza kumenya amakuru rero ko mama wanjye akiriho. nicyo kintu cyanteye imbaraga zo kugira gute zo kugaruka mu Rwanda. wamenye ko yatashye akaba amahoro? nta nubwo ari kera cyane, ejo ni 1999 mu kwezi kwa 11 nibwo wowe wapfuye? nibwo nagarutse. ubwo ngaruka kugira ngo ngaruke nabwo ntibyanyoroheye, nagiye kuri ambasade y'Abanyarwanda niyo yanzanye. ambasade y'Abanyarwanda twari abantu nk'icumi icyo gihe, badushakira ukuntu tuza dutaha nyine. ndaza ngeze mu Rwanda mbona mama wanjye, ndishima nawe arishima, ukabona umwana uhetse undi, nari akantu gato kangana n'amajora. mutekerereza amagenzi, mutekereza ibyambayeho, ararira arumirwa biramurenga nyine. arambwira ati mwana wanjye komera. komera ihangane. ni kwihangana, nanjye ndimo nkubwira ni komera. nuko wabonye ugera mu Rwanda nyine. hanyuma se wenda turenze aho ngaho tuza no kuza kwegera ku musozo. hari urubyiruko kigaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside. urugero hari umukobwa uzwi nka Teta Diane wigeze kwiyamamariza kuba Miss, kwiyamamariza kuba Miss mu Rwanda. hanyuma yagaragaweho n'iyo ngengabitekerezo. hari n'undi mwana wo mu karere ka Kicukiro, umukozi wo mu rugo, bahe message. hari n'igihe iyo abantu babivuga bagira ngo ni ibintu byo kwigirisha, ariko tanga message ku rubyiruko, tanga message ku Banyarwanda, abantu bose bahe message kandi bayakire. message rero naho abo bantu bagifite imyumvire iyo ngengabitekerezo ya jenoside n'ivangura, kuvangura no gupfobya. message je nabihera aka kanya nuko ibyo bintu bigomba kubavamo, bagomba kubyihana, bakabyivanamo kuko nta kintu byubaka, ntacyo byubaka, ahubwo birasenya. babanze barebe aho u Rwanda rigeze, babanze barebe. noneho no gushimira leta yacu, leta y'ubumwe wacu, leta y'ubumwe yaciye amoko mu irangamuntu, ikuraho gahunda y'amoko mu irangamuntu. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru bampera umugisha, ni ukuri, kandi ikomeze bashyigikire. abayobozi beza, ni ukuri iyo tutagira uyu musaza sinzi ivangura ryo mu mashuri gihagaze. byavuyeho, ashyira ibintu ku murongo. umunyarwanda bumwe, yego, ubuzima bumwe. abo bantu rero ndabinginze, ndabasabye, baba urubyiruko, abo bana batoya babyiruka. mu by'ukuri numvise ibyo bintu by'uwo mukobwa n'uwo mwana ndumirwa. nibagerageze kwikuramo ibyo bintu. nta kintu byubaka muri iki gihugu. dukeneye amahoro, dukeneye iterambere, dukeneye ubuzima bwiza, kuba turyama tugasinzira ni umutekano. ibyo bintu by'ingengabitekerezo bikomeje byarema ikindi kintu cy'ikibombe, ugasanga kiraturitse. Erega buriya icyo wenda nakubwira, hari abantu
bonka amashereka mabi bakayonyera mu ibanga ariko byarangira akazatunguka hanze buriya bari bose ni amashereka mabi bonse ari guhinguka hanze amashereka y'ingenga bitekerezo iyo tuvuze amashereka bataza kugira ngo ni yayandi yonse umwana ni inyigisho mbi ni utuntu ko gucamo kabiri no kwigisha umwana umucengezamo amatwara y'ingengabitekerezo noneho bikazarangira bihingutse inyuma akabitungurira aho abonye icyo akora. Mu byo nabonye ni uko abenshi babivuga muri iki gihe, ari igihe abantu bavuga ngo kuki babivuga kino gihe, ni uko bazi ko ari cyo gihe abantu kandi noneho baba bazi ko noneho icyo bari buvuge kiri bwumvwe kikitabwaho, kuko hari igihe burya ashobora kubivuga mu gihe kindi gisanzwe abantu bakabifata nk'ibisanzwe bikanamenyekana byatinze, ariko kuko iki gihe abanyarwanda bose baba bari muri gahunda yo kwibuka ari umurongo w'igihugu, baba bumva n'iryo bari buvuge riri bwumvikane. Niyo mpamvu ayo mashereka akwiye gushira mu bantu, akwiye gushira mu bantu, abantu bakaba abanyarwanda ntibaba bahezanguni, nta kintu byatumarira, nta kintu byatugezaho. Babyeyi mwigisha abana umuco uzira ingengabitekerezo ya jenoside, kuko yagejeje igihugu abantu barahabonye, utari uriho yarakuze arabibona, amateka arahari, inzibutso zirahari. Sinibaza rero ko uyu munsi wa none wakwifuza rura Rwanda rwashize, ruriya rwashize rwo nta n'uwarwifuza, umuntu ushaka urwifuza rero n'ababeshyaga ko bariho nabo ubwabo nuko baje kumva inkotanyi zije bakirukanka bakajya mu mashyamba naye, ariko ukurikije ibyo bavugaga hari gusigara abandi. Bavugaga ko umuntu bemera ko ari umusederi ari umuntu ucengeza intoki 3 mu izuru rimwe. Ubu se ni bande bari gushobora icyo gipimo, ninde wari kugishobora? Cyashyizweho n'abasederi nyine, abo muri sederi ntago turi bubavugeho cyane, ariko niko bari barabyubatse. Bavugaga ko kugira ngo wemerwe nk'umusederi ari uko ushyira intoki 3 mu izuru rimwe. Ibyo rero reka tubwire abantu ngo nibagarukiraho, baba ari abakuru n'abatoya. Ngengabitekerezo y'amacakubiri na igeza kuri jenoside, ngengabitekerezo imena amaraso, ngengabitekerezo yambura ubuzima abantu, ngengabitekerezo icamo kabira abanyarwanda, abantu bayihagarikiraho, ahubwo abantu babe abanyarwanda bubaka igihugu, baba abanyarwanda nyine bakwiye kubaka igihugu. Yego. Hanyuma rero reka tugushimire, ndashaka kugusaba ikintu ko byagenda kose, ufite inkovu, ufite ibikomere byo ku mutima no ku mubiri, ariko nkurikije uko nkuzi nuko nkubona wagiye wirwanaho kugira ngo ubeho, bigoranye ariko uriho, bivunanye ariko uriho. Urankundira rero tuzagukurarike ubwira abantu urugendo rwa nyuma ya jenoside, uko umuntu abaho n'ibikomere kandi akabaho, ko umuntu abana ibikomere kandi bigakunda, ubuzima bugakomeza. Mboneraho no kubwira wa muntu wumva akihebye, nareke kwiheba, wari wihebye, hari Imana. Nyuma y'ibi naje kumenya gusenga. Yego. Mbona umunyengo urimo kuba mu Mana. Nareke kwiheba, areke kwidroga, kuko ibyo akora no kwiyangiza kurushaho. Yego. Yego. Reka rero tubashimire, ahubwo rwose muri iki cyumweru n'ubundi tugomba kongera kubararika tukaganira ku rugendo rwa kabiri nyuma ya jenoside, n'ibyo bikomere ariko ukarwana n'ubuzima ukabaho, kandi ukaba ugeze uyu munsi noneho ufite abana 4, urumvikana uri kumwe n'umutware, ntago muri kumwe ariko ufite abana 4. Tuzareba umubyeyi w'ibikomere uburyo cyo ashobora gutunga umuryango kandi bigakunda. Yego, reka rero tugushimire. Cyakora washyiraho nimero ya telefone, umuntu wese wakenera kuvugisha cyangwa kuguhumuriza yakubonera ku yihe nimero?
Nimero yanjye ni 0788 0788 61 82 08. Amazina ibonekaho ibaruye kuri Murekatete Gloriosa. Hanyuma 0782 61 82 08 kuri Murekatete Gloriosa. Uri hanze ushyiraho akamenyetso ko guteranya 25, imibare yindi niyo ngiyo, nimero ye ukabura yibonye. Imana ibamugisha mwese mwari mudukurikiye. Ubu buhamya tubasabe ngo mubuhe abandi, tubasabe mubuhe abandi, kandi nukuri umuntu akore subscribe tuba tubaganiriza, tukeneye yuko tukomeza kubana namwe, ibiganiro byacu bizajya bikomeza, kandi natwe twifuza yuko igihe turimo tugomba kuguha ikigufasha muri icyo gihe. Rero ntutandukane natwe, ubane natwe, kandi turifuza yuko mu gihe kiri imbere nawe uzabura umusaruro w'ibyiza, ubwira abantu ngo hari inyigisho nakuye kuri izi mbuga nkoranyambaga. Hari benshi bazaho bagahora n'ibintu by'abatwika by'ababeshya, ariko murabona ko tubazanira ubuhamya bwa ba nyirabo, bwo ubuhamya bugenda, ubuhamya bugaragara, bufite n'ibihamya kandi bigaragara. Rero mubyeyi, Imana ikomeze komore, humura, aho ugeze niho heza kuruta aho uvuye, ntacyo kibaye kandi nturi wenyine, igihugu kiragufite kandi kikubereye maso. Natwe turahari nk'abavandimwe, tuzakomeza kugufasha no kukugira inama no kugusengera, uhumure kandi Yesu azakugira neza. Reka rero dusoze tubabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka, naho ubutaha. Murakoze cyane.